aha ni umukobwa ukuze wavutse mu mwaka w'1987 itariki 27 z'ukwezi kwa 10 bivuze ngo harya nijigija ni hafi aho afite imyaka 33 yavukiye Madrid muri Espagne hafi aho ngaho mu mujyi wa aho yakipe iba imwe y'isi ariko na Barca ni y'isi kuri bamwe. Aha ubundi amazina nyakuriye bamwita Alba González Vila, gusa amazina akoresha nk'umwuga wa filime bamwita Alba Flores. Alba Flores abenshi twamumenye mu mafilime nka Vis-a-Vis, cyane cyane Vis-a-Vis kuko niyo yamumenyekanishije. Abatarayirebye kera bayirebye ejo bundi bamaze kubona La Casa de Papel. Muri Vis-a-Vis aba yitwa Sarai Vargas, ababizi murabivuga, ariko Sarai Vargas ari inshuti na Zulema. Nairobi wacu rero cyangwa se Sarai Vargas cyangwa se Alba Flores, Alba González Vila, ayo yose naye ubwo yari afite imyaka 8 yahuye n'ihungabana ryo mu mutwe urabizi. Ubwo yari afite imyaka 8 yaje gupfusha se. Ise yari Kazizi yanyweye inzoga nyinshi cyane bimuviramo gupfa. Nyuma yaho ise amaze gupfa nyuma y'ibyumweru 2 nanone nyirakuru nawe yitaba Imana. Urumva no kwihangana abantu mwese mudafite ababyeyi babo, haba muri umubyeyi umwe cyangwa ari bose, mwihangane, Imana irahari, murabizi ko ari umubyeyi wacu twese tu mwihangane. Rero Alba Flores nawe yaje guhura n'ikibazo cy'ihungabana bitewe n'icyo kibazo yaje guhura nacyo. Aho rero nyuma yo gupfusha nyirakuru ndetse na se nibwo yahise ajya kubana na mama we ku myaka 8 yiwe. Mama we rero yari umwanditsi w'amatiyatere anayakinisha, bivuze ngo niho rero yahereye amushira mu byo gukina amatiyatere, yabyiyumvamo kabisa, ariho akakayabo. Ikintu gitangaje rero mutari muzi nuko uyu mukobwa wacu Nairobi buriya mu ikorwa ry'iriya filime ntago yararimo nyine yandikwa. Bundi harimo umukobwa umwe ari we ntuza, ari we Tokyo, niwe wari wanditse mu mascript yose. Rero nyuma yaho director wayo w'iriya filime cyangwa se umwanditsi wayo cyangwa se ni nk'ari nyirayo, nyuma yaho yaje kurebera filime bita Vis-a-Vis mu mwaka wa 2015 kuko La Casa de Papel yaje nyuma ya Vis-a-Vis. Wenda benshi mwayimenye kubera La Casa de Papel ariyo yamenyekanye cyane, gusa nanone muri Espagne ho La Casa de Papel yamenyekanye kubera Vis-a-Vis. Nibwo rero yabonye Nairobi cyangwa se Sarai Vargas, abona imikinire yiwe yumva aramukunze, nibwo kumupropose ati se waje tukagushira muri, waretse nkagukorera nawe script, kuko filime yari yararangiye kuyandika ama season 2 yabura bujura bwo muri banke. Then nibwo yahise amukorera script yiwe nawe amushira mu ikipe amwadingamo, gusa ubundi ntago yari yanditse muri script yayo. Urumva abantu mutarebye Vis-a-Vis mugende muyishaka kuko namwe koko mugende mushake Vis-a-Vis kuko niyo filime yatumye La Casa de Papel muri Espagne imenyekana kuruta uko tuyizi hano twese. Nairobi yarabikinye neza, yinjiye muri La Casa de Papel arabikina neza, ndetse navuga yuko yanarushije abandi kuko abenshi bababajwe n'urupfu rwiwe. Gusa tugiye mu buzima bwe bwite Nairobi, abenshi bibaza ese umukobwa w'imyaka 33 yaba afite umugabo, aba afite abana cyangwa se yarubatse muri rusange. Gusa icyo nakubwira, Nairobi ni umukobwa ntiwamenya ngo gusa ni umukobwa ntashatse, nta mwana, nta mugabo, gusa we nk'uko abyitangariza atangaza yuko ari single. Gusa abenshi nyine kubera udufununu bajya bakeka yuko we na Darko Perici we na Helsinki bakinana muri La Casa de Papel, ngo hari ukuntu nyine tu bagira gutya bakibeta abandi bakaza nko mu Rwanda kugisi. Urumva ibyo ntabwo mwabikora ngo muri inshuti, so ujye usohokana inshuti yawe ngo yijyanye mu Rwanda kureba ingaryi. Rero ibyo ngibyo nyine tu nibyo bituma bakeka Helsinki cyangwa se Darko Perici, niko amazina ye nyakuri yitwa, bamukeka we na Nairobi.
bakeka yuko bakundana gusa nyine nta fact. Nairobi abazwa umwe mu bakinnyi bakinanye muri La Casa de Papel uwo akunda cyane nyine cyangwa se nk'uwo yishimira muri La Casa de Papel. Urabizi no muri class uba ufite umuntu gutya nyine tuvuga uti uyu nubwo ntayimubwira ariko nyine iyo adahari numva atari ukuvuga ngo ni urukundo rumwe ibyo byanyu ari urukundo nyine tuwumva ati uyu muntu adahari rwose ikipe numva ituzuye. Niyo mpamvu rero benshi batangiye gukeka Professor, benshi batangira kwimagina Tokyo cyangwa se Helsinki. Reka Nairobi yavuze yuko we yikundira umuntu bita Pedro Alonso. Ako nanjye ndamwimira mwana. Pedro Alonso ni yitwa ndera Berlin, mukuru wa Professor. Ariko nanjye wowe nta muntu utamwemera. Ikintu amukundira nuko ari uwo bateraga morale kuva muri season ya mbere itangiye, ya kabiri, ya gatatu n'iya kane, kuko izo zose zirimo n'ubwo yapfuye muri kabiri. Rero akaba yikundira Pedro. Ikintu kibabaje cyane ni urupfu rw'uwo tuzi nka Nairobi. Urupfu rwe rwaratubabaje cyane kuko abenshi twikundiye Nairobi. Nakeka navuga ko twakunze Nairobi kuko nk'iyo muri gatatu barasa Tokyo, nkeka yuko tutari kuba turi igati cyangwa se tutari kuba dufite amatsiko cyane nk'uburyo barashe Nairobi ka Aresia. Aresia ntise mwibuka uriya Nanjwa Nimli uribuka ko kamurashe kubera yari ari mu idirisha arimo arareba. Ese wasanga hari n'abantu batarareba izo zose ndi kuvuga muri kumva ari siyasa. Abayirebye murabizi baramurashe. Urazi ko twese twifuje kureba season ya 4 kumureba niba yarakize cyangwa yarapfuye. Amahirwe ye yarakize muri season ya 4, gusa nanone ikigo gibita Gandia cyarongeye kimurasa mu mutwe. Aho niba bakurashe mu mutwe nkeka yuko gukira byo ntibyabaho kuko hari nta n'ibiganga nta n'ibitaro bafite mu hariya muri banki ngo wenda ngo bamukuramo isasu mu mutwe. Ariko gusa nanone murabizi yarapfuye muri season ya 4. Abenshi mwamwibaza tese muri season ya 5 ntagiraza mwabantu mwe mbabwire. Season ya 5 ntayihari. Abo mubona banditse ngo La Casa de Papel cyangwa se Maniest part 5 no, abo ngabo baba bakoze amafoto nyine kugira ngo battracting abantu kuki ku masite yabo, kuko iyo ugiyeyo ngo ugiye kureba amakuru yayo nyine iyo visit yonyine irabishura so ahare benshi mwamwibaza tuse azagaruka muri season ya 5 cyangwa se n'izindi zizakomeza. Icyo nababwira ntimuti cyizere kuko na Barini yapfuye muri 2 gusa no muri 3 twaramubonye, no muri 4 yarayirimo. Buriya hari uburyo nyine azadukaraga kandi karawundi Alex Pinya ndavuga nyine nyiri La Casa de Papel kuko La Casa de Papel si ya Netflix, hari nyirayo arayikora akayiha Netflix gacuruza. So rero namwe mwitegure yuko ntago ndi sure yuko azagaragaramo, gusa icyo nababwira 50% ngenzi yuko azagaragaramo kuko ngendeye ku buryo Barini yapfuye muri season ya 2, muri 3 yagarutsemo, no muri 4 yararimo. So icyo nzi cyo azaza. Mwakoze kubana nanjye nyine icyo nababwira abantu batarebye Vis-a-Vis ni filime nziza yo kureba, ifite season 4, hari n'indi iri hafi gusohoka bita Vis-a-Vis El Oasis, aho Zulema na Macarena ndehari uriya Maggie Chifanto uriya nyine baba barabaye none habajura byatari baravuye muri banki. So sinzi igihe izasohokera, gusa nyine tubona utufuno n'utwaye
gusa mwibuke Visa yararangiye season 4 nizo ifite, so season 5 ya La Casa de Papel ntayihari kuri ubu. Muyitegure nko mu mwaka utaha cyangwa se mu kwa 12 gusoza, kuko abababeshya ngo yaraje rwose ni ibihuha. So ikintu nababwira, mukore subscribe nk'abantu mwe ndabizi urumva nahise ngabanye ya ndabinginze mukore subscribe kabisa, ndabakunda cyane ya yari njyewe Imana kandi baha umugisha, amen. Abayisilamu nizere ko mwagize irayidi nziza, ya turabakunda, amen.